twongeye gushima Imana nanone muri uyu mwanya. Tunejejwe nuko Imana yongeye kuduha umwanya wo kongera guhura. Murabizi neza tumaze guhura inshuro zigera muri ebyiri. Turimo tuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti Imana yaturemeye guhesha Imana icyubahiro. Muribuka neza ko dufite ibyanditswe bitatu tugenderaho kugira ngo dukunde dusobanukirwe iyi nsanganyamatsiko yacu. Kimwe dusanga muri Yesaya 43:7, ikindi dusanga muri Yesaya 61:3, ndetse n'ikindi dusanga mu Befeso 2:10. Nanone kandi murabizi ko twifashishije iyi karamu kugira ngo ikundi dufashe kumenya uburyo dukwiriye guhesha Imana icyubahiro. Nkuko nabibabwiye, uwayitekereje, uwayiremye nawe yayihaye amahame agera muri 5 kugira ngo ikundi mushimishe, ikundi munezeze. Natwe ubwacu rero niyo twifashishije kugira ngo natwe dusobanukirwe icyatumye Imana iturema, ariko kandi twe kureba iyi karamu, ahubwo buri wese yirebere muri yo. Ubwa mbere twabonye ko kugira ngo iyi karamu ibashe kunezeza uwayiremye nuko yemera gufatwa mu ntoki. Iyo ifashwe mu ntoki iyoborwa kandi igakoreshwa n'uyifite mu ntoki. Icya kabiri nuko yemera gucishwa mu ruganda. Ni ukuvuga ngo kugira ngo yandike nuko ibanza gucishwa muri ka kantu gaconga ikaramu, ari nako natwe tubasha gucishwa mu ruganda kugira ngo tubashe kuvamo ibikoresho bizima bibasha gushimisha no kunezeza udufite mu biganza, ari nawe waturemye. Hanyuma ihame rya gatatu kuri iyi karamu uyu munsi wa none ni aka kantu tureba hano inyuma. Nubwo yego mukareba ari kagufi, ariko dore gafite ibara ritukura, ni icyo twita gome. Gome ni ryo hame rya gatatu, cyangwa se ni agasiba. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo tubone dukurikire iri somo ryacu rya gatatu. Turagushima Mwami Imana yacu, turagushimira ineza yawe, turagushima ko ugikomeje kuturinda no kuturengera, kandi ukomeze kudushoboza kumenya no gusobanukirwa intego yatumye uturema, kuko mu bibaho byose icyo ukeneye ni ukugira ngo tuguheshe icyubahiro. Nibyo hari ibindi dukenera byinshi bitandukanye, ariko twamaze gusobanukirwa intego y'uko waturemeye kuguhesha icyubahiro, ibindi byose biba bisigaye, biba biri mu biganza byawe kugira ngo ubiduhe. Nk'uko ijambo ryawe bitubwira muri Matayo 6:33, aravuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongerera. Utwemerere rero Data wera mu ijuru gushimishwa nuko turimo twumva ijambo ryawe, kandi udushoboze kurikurikira no gukora ibyaryo. Ni muri ubwo buryo dusabye twiringiye kandi tuzi neza ko bikoze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Reka rero nanone ku bw'iyi ngingo twifashishe icyanditswe kiri muri Yesaya 55:7. Aravuga ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Mu buzima tubayemo, nubwo turaba Kristo, ariko ntituvuga ngo duhora dukiranutse, nta nubwo tuvuga ko duhora mu mwuka. Ahubwo rimwe na rimwe hari ubwo dutandukira tugakora ibyangwa mu maso y'Imana. Kuba rero nababwiye ko ihame rya gatatu kuri iyi karamu ari iyi gome, bishaka kuvuga ngo aho iyi karamu yanditse igasanga ibyo yanditse bidakwiriye, bitabereye, y'ubwayo irahindukira igasiba bya bindi bitabereye, igasiba bya bindi bidatunganye yanditse. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo n'umwana w'Imana aho yagenze nabi, aho atatunganiye Imana, aho yakosheje, aho yacumuye, asabwa kongera kwisubiramo
kugira ngo yihane. Nicyo bishaka gusobanura. Ni ukuvuga ngo iyi karamu ibyo yanditse bitari byo, ibyo yanditse bitabereye, yo ubwayo irahindukira igasiba. Yani magambo natwe nk'uko nabibabwiye, ntabwo duhora mu mwuka, nta nubwo duhora dutunganiye Imana, ariko mu gihe tuzi neza ko twagiye kure y'Imana, turahindukira tugaca bugufi tukihana. Muri uku kwihana hari icyo dukwiriye kumenya. Burya Yesu akiri hano mu isi yirirwaga avuga ubutumwa bwiza, ariko yagera mu mugoroba akajya kurara ku musozi arimwo asenga. Burya nta kindi yabaga agiye gusaba, yabaga agiye gusaba izindi mbaraga kugira ngo izo mbaraga ari buhabwe zimubashe kwirinda ikibi n'igisa nacyo cyose. Natwe rero birakwiriye ko tumenya ko ntabwo duhora mu mwuka nk'uko nabivuze na mbere, ariko mu gihe tuzi neza ko twagiye kure y'Imana, mu yandi magambo twacumuye, bidusaba ko twihutira kujya gusaba Imana imbabazi. N'ijambo riratubwiye ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tuzi neza ko twagiye kure y'Imana, ni byiza ko tugarukira Imana. Nanone twasoma mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14, aravuga ngo mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona Imana. Utejejwe atazabona Imana. Ni ukuvuga ngo dusabwa kugira umwete wo kubana n'abandi amahoro. Muri uko kubana n'abandi amahoro, ubwo biba bidusaba nyine ko dukwiriye kwitwararika no kwirinda kugira ngo tutagira ikibi twakora cyangwa se tukanacumurira n'Imana. Nanone mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 13, aravuga ngo nta cyaremwe kitagaragara mu maso yayo, ahubwo byose bitwikuruwe, nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakiraniwe byose. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose dusabwa guhora twigenzura. Niba dukeneye guhesha Imana icyubahiro, ni uko umunsi ku munsi dusabwa guhora twisubiramo, twigenzura, kugira ngo hahandi twanditse ibidakwiriye cyangwa se twavuze ibidakwiriye, duhindukira tugasaba Imana imbabazi. Ariko icyo nshaka ko tuganiraho uyu munsi ni iki? Ni ukwibaza ngo ubundi icyaha ni iki? Tugendeye muri Bibiliya, ubundi icyaha cyakomotse kuri Adamu bitewe nuko yasuzuguye ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo ntiyumviye icyo Imana yamutegetse. Kandi iyo dusomye Bibiliya mu itangiriro, bitwereka ko burya Eva yarambuye ikiganza asoroma itunda, ariko burya yarangije gucumura. Uti gute? Bari bafite ijambo Imana yabahaye, ijambo ry'Imana. Yarababwiye iti ibi biti byose biri muri iyi ngobyi mwemererwa kubirya uretse igiti kirimo hagati kimenyesha icyiza n'ikibi, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Hanyuma inzoka yo mu kuza ibaza Eva ngo harya Imana yarababwiye ngo ibi biti byose ntimukazabiryo biri muri iyi ngobyi. Birumvikana Eva yamusobanurira icyo Imana yababwiye, ariko inzoka iravuga iti reka da, ntabwo muzapfa. Ni ukuvuga ngo inzoka ariyo Satani ihinduye ijambo ry'Imana. Nuva Imana yaravuga ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Inzoka yije ivuga iti oya, ntabwo muzapfa. Noneho ni ukuvuga ngo Satani ahinduye ijambo ry'Imana, hanyuma Eva nawe ahari ijambo ry'Imana ahashimbuje ijambo rya Satani, kuko yumvise ko batazapfa. Icyo nicyo cyamuteye, kuko yaravuze ngo arebye uburyo icyo giti kibereye kuribwa, ngo noneho hazamura ikiganza asoroma kuri ya mbuto. Bivuga iki? Bivuga ngo yasoromye imbuto ariko already yamaze gucumura. Icyaha rero ni ukutumvira ijambo ry'Imana. Wenda ndaza kubisobanura kugira ngo tubyumve neza. Imana iravuze iti nimukiryaho no gupfa muzapfa. Itangira ibice 2 umurongo wa 17. Inzoka nayo iti ntabwo muzapfa,
itangirira ibice bitatu umurongo wa 4. Hanyuma reka noneho tubisesengure neza turebe, kuko ubundi icyaha ni nk'urubuto ruba ruri mu muntu, ariko rwa rubuto rukagenda rukura. Noneho ibyo tubona inyuma ni imbuto za rwa rubuto rurimo imbere rwakuze ndetse rugashinga imizi, hanyuma hanze rugatangira kugaragaza imbuto zarwo. Kamfatira urugero kuri malariya. Ubundi malariya ni virusi. Hanyuma iyo umuntu afite virusi ya malariya muri we, inyuma ibyo tubona inyuma ni ibimenyetso. Wenda muri ibyo bimwe tugenda tubona harimo kubabara umutwe, harimo kugira umuriro mwinshi, harimo gucika intege, harimo gusharirirwa mu kanwa, yewe harimo gutengurwa, ndetse rimwe na rimwe hakaziramo no kuruka. Ariko uyu muntu ufite ibi bimenyetso aramutse agiye kwa muganga, hanyuma akabwira muganga ko ababara umutwe, muganga ntiyiteho gusuzuma, ashobora kumuvura ariko akaba avuye ikimenyetso, ariko atavuye urubuto nyarwo, cyangwa se akaba adakuyemo ya virusi ya malariya. Aramutse agiye akavuga ikimenyetso gusa kimugaragaraho, kandi burya kirya kimenyetso kiraturuka kuri virusi iri muri we imbere, muganga ashobora kuvura ikimenyetso ariko mu by'ukuri ntabwo aba amuvuye by'ukuri. Ari nabyo nshaka kwerekana ko n'icyaha niko kimeze. Ubundi icyaha ni urubuto ruba ruri imbere mu mutima, rukura rugashora imizi, ndetse kikaba igiti cy'inganzamarumbu, noneho inyuma tugatangira kubona ibimenyetso. Wenda reka mfate urundi rugero ruto, nk'umuntu ufite ubusambanyi, ufite icyaha cy'ubusambanyi muri we, inyuma dushobora kubona ibimenyetso by'ubuhehesi, kugira amarari, kugira gushurashura, rimwe na rimwe hari n'abikinisha. Ibi ni ibimenyetso byerekana ko uyu muntu muri we afite icyaha cy'ubusambanyi. Hanyuma ibigaragara inyuma bikaba ari byo bya bimenyetso, nk'uko nabitangiye urugero kuri malariya. Muganga adasuzumye akavura ikimenyetso gusa, nuko nyine n'abaganga bo baba bazi ubwenge, bagasuzuma kugira ngo bamenye impamvu y'uko kubabara umutwe, impamvu y'uko gutengurwa n'ibindi. Ariko aramutse adasuzumye agakurikira gusa ibyo umurwayi yamubwiye, akamubwira ngo ndababara umutwe, yavura ikimenyetso, ariko mu by'ukuri virusi rimwe imbere ntabwo yakira kuko itigeze ivurwa. Nanone reka dufatire urundi rugero ku giti cya avoka. Burya igiti cya avoka aho giteye kirera kandi kikera imbuto nyinshi. Igihe kigeze, wenda nyiri cya giti akavuga ati ngiye gusarura ziriya avoka zose, zaba izeze zaba n'iziteze, zose akazisarura akazimaraho. Iki giti kigasigara nta n'imbuto n'imwe ya avoka irimo hejuru. Ariko igihe nicyongera kugera cyo kwera kw'iki giti, n'ubundi kizongera cyere avoka. Impamvu kizongera kwera avoka ni iki? Ni ukubera ko mu butaka haracyarimo imizi ya avoka. Nicyo gituma n'ubundi kizongera kikera avoka. Ariko kugira ngo iki giti kitazongera kwera avoka, keretse uramutse ugitemye cyangwa se utanagitema, ukakijya mu mizi, ugahinga, ukarandurana n'imizi, cya giti kikagwa, ntabwo iki giti cyazongera kwera avoka kuko kitakiriho. Ni nayo mpamvu rero burya iyo umuntu ashaka kwihana kwa nyako, ubundi yagombye kurandura ya mbuto yashinze imizi mu mutima we, akaba ari yarandura, kuko yamaze kuyirandura nibwo na bya bimenyetso bindi byo hanze tutongera kubibona. Ariko mu gihe tubona ibimenyetso, n'umuntu yajya kwihana akihana ibimenyetso, ariko ya mbuto ikiri muri we, ni hahandi
niho wumva umuntu mu gitondo yihaniye ngo Imana, wenda mfata urugero, Imana imbabarira amagambo menshi, nimugoroba n'ubundi Imana imbabariraga amagambo menshi, ejo mu gitondo Imana imbabarira amagambo menshi, icyumweru kikarangira, ukwezi kugashira, n'umwaka ugashira, n'indi myaka igataha, ariko akihana cya cyaha kimwe. Bivuga iki? Bivuga ngo mu mutima we harimo virus y'amagambo menshi, ariko kuko mu kwihana yihana ibimenyetso atarandura, ni nayo mpamvu ajya kwisanga agasanga yavuze amagambo menshi. Cyo kimwe n'ibindi byaha bindi, yaba ubusambanyi, yaba amagambo menshi, yaba kwiba n'ibindi. Ariko kwihana kwa nyako ni ukurandura rwa rubuto rutuma bya bimenyetso biboneka. Kuko niyo utagombera gukuraho ibimenyetso, uramutse uranduye gusa n'imizi yose. Aricyo kivuga ngo, kuko turabizi neza ko kwihana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwihana ni ukwihanira kureka. Igihe cyose rero umuntu atari yarandura ya virisi y'icyaha imurimo ngo n'imizi byose biranduke, ni hahandi naho yakwihana ibimenyetso, ni hahandi ejo bundi asanga cya cyaha n'ubundi yakiguyemo. Hanyuma rero wenda reka turebere hamwe, si ubundi umuntu yihana ate? Ubundi iyo umuntu agiye kwihana yihana ate? Icya mbere, umuntu akwiriye kubanza kumenya ngo icyaha yakoze kiri mu buhe buryo. Kuko icyaha cyakorewe ku mugaragaro n'ubundi kihanirwa ku mugaragaro. Icyaha cyakorewe ku mugaragaro n'ubundi kihanirwa ku mugaragaro. Ndatanga urugero. Wenda niba jyewe Joseph mbayishije gutuka umuntu kandi nkamutuka mu ruhame, kandi nkumva ntacyo bintwaye, narangiza ngataha n'abandi bagataha, ariko nageranye mu mutima ukankomanga, nkajya gushaka wa muntu natutse, nkamupfukamira, nkamuririra kugira ngo musabe imbabazi. Birashoboka n'ibyo ko yambabarira, ariko ntabwo bikuyeho cya cyaha, kubera ko we niyo yambabarira, ariko babandi bose babonye mutuka buri uko bambonye bibuka bya bitutsi natutse wa muntu, kandi kubera ko batigeze babona njya gusaba imbabazi, ni ukuvuga ngo bo baba bakimbaraho cya cyaha. Ariko ndamutse mvuze nti ni ukuri uriya muntu namuhemukiye kandi namubabaje, none reka mpamagare abantu bose twari kumwe, noneho musabire imbabazi imbere ya. Burya yambabarira naho atambabarira, ariko kuba nabikoreye imbere y'abandi n'ubundi nabikoreye imbere mutuka, kuri bo baravuga bati ni ukuri yasabye imbabazi. Kandi niyo ampaye imbabazi, no kuri bariya biba bigaragara ko izo mbabazi nzihawe, kuko n'ubundi babonye ko n'ubundi nagize bwa bushake bwo kongera guca bugufi nkajya gusaba imbabazi. Bivuga ngo aho nakoreye icyaha ni naho nasabiye imbabazi. Iki cyo ndatekereza ko cyumvikana. Noneho uburyo bwa kabiri ni icyaha cyakozwe wenda mu ibanga, cyakorwa na babiri cyangwa cyakorwa n'umuntu umwe, ariko bigaragara wenda ko nta wundi muntu cyangwa se nta bantu benshi babibonye. Wenda ubu buryo kamfata urugero, wenda umugore ni urugero yasambanye n'undi mugabo, hanyuma babikoze mu ibanga, nta n'undi muntu wababonye uretse Imana yonyine. Hanyuma umwe muri aba bantu akavuga ngo kugira ngo nkunde nerekane ko nihannye, reka naturire mu bantu benshi. Nibyo ntabwo mbihakanye ko ari bibi, kuko abakeneye gukira, ariko rimwe na rimwe ushobora kwaturira mu bantu benshi kandi icyaha cyarakorewe mu bwiherero, ukaza gusanga noneho giteje ibindi bibazo. Kuko niba waturiye mu bantu ngo nasambanye n'umugore runaka, kandi abo tuba turi kumwe bose siko bari bubifate nko kwihana by'ukuri, ahubwo ujya kurangiza kwatura
amakuru yageze ku mugore wawe cyangwa se yageze ku mugabo wa mugore mwitwa ko mwasambanye. Kandi tuzi neza ko umuntu yihanira kugira ngo ababarirwe, kandi ikimenyetso cyerekana ko umuntu yababariwe ni uko agira amahoro yo mu mutima. Hanyuma nibo byaturiye ku mugaragaro, bisa naho bimenywe na benshi, kandi aba babimenye ntabwo ariko bari bubibike babyita ngo ni wa mwanya wo gusaba Imana imbabazi, ahubwo bo barabifashe barabijyanye. Noneho mu cyimbo cyo guhabwa cyo kugira amahoro yo mu mutima, nuza gutaha ntekereza ko uzasanga umugore nawe yamaze kubyima, uburakari ari bwose. Noneho kugira ngo ubone amahoro, ahubwo intambara ziravutse, yaba kuri wowe ndetse no gutangira gutekereza kuri wa wundi mwabikoranye. Ese ubu uramutse ubikoze muri ubu buryo waba wihaniye bya nyabyo biguhesha amahoro? Aha haracyari akabazo ariko turaza kuhagarukaho. Noneho uburyo bwa gatatu ni icyaha umuntu akoze ariko yagikoreye Imana, nta wundi yagikoreye, wenda ngo ari busanga musaba imbabazi. Wenda reka mfate urugero, ni nk'aba bantu yaba basore cyangwa se inkumi bagenda mu buriri noneho agatangira kwikinisha. Iki ni icyaha Imana yanga urunuka, ni icyaha Imana yanga urunuka, kuko kiri no mu byaha byatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora. Byo abantu gusambana bahuje bitsina, abandi bakikinisha n'ibindi bitandukanye. Hanyuma uyu muntu rero kuko bigaragara yacumuye, ariko nta wundi wamubonye, ni Imana yamubonye. Noneho mu buryo bwo gusaba imbabazi, yaba uyu wa kabiri yaba no mu buryo bwa gatatu, burya bisaba gushaka umukozi w'Imana, ariko nabo ubwabo bazi neza ko bagiye kumubita ibanga. Mu yandi magambo bakagenda bakamwaturira. Hanyuma kandi n'uyu baturiye akaba ari wa mukozi w'Imana nyine ushinzwe kubika iby'abana b'Imana bamubwiye, kuko burya umukozi w'Imana nyawe burya ni imva. Ni ukuvuga ngo ikinjiye muri we ntigishobora gusohoka, kuko rimwe na rimwe nakunze kubona hari n'abantu bambara utu dusaraba ku makoti, ariko wenda ntibabashe no kumenya icyo biriya bisobanura. Nubwo ntari bubyinjiremo cyane, ariko ubundi mu busobanuro bishaka kuvuga ngo uyu muntu wambaye uyu musaraba birerekana ko ari imva. Ni ukuvuga ngo icyo washyira muri we cyose ntabwo kizongera gusohoka, ahubwo burya uba ugishyinguye. Ni nayo mpamvu iyo umukristo akwaturiye, wowe ubwawe uba ubihambye, ntabwo byagombye gusohoka. Ariko iyo bisohotse, iyo bigucitse ukabisohora, ndetse bikazagera no kuri nyirabyo, ibi bintu bimubabaza kurusha ikise, birabimubabaza cyane, kandi nawe aragenda akagutakariza icyizere, kuko aravuga ngo uriya nta mukozi w'Imana umurimo. Bivuga ngo umuntu iyo agiye kwaturira umuntu aba yamugizemo cya cyizere ko agiye umutima we uramuremereye, uruzuye, none agiye gufata cya gikombe cyuzuye ari wo mutima, agiye kuwusuka muri wa mukozi w'Imana, noneho hamwe no gusabirwa imbabazi n'umukozi w'Imana, kugira ngo noneho umutima we usigare wera. Ngubwo uburyo butatu umuntu asabamo imbabazi. Cyambere no kubanza kumenya ubwoko bw'icyaha, uburyo wagikozemo, ndetse ukanamenya n'uburyo uri bukisabira imbabazi, kuko n'ubundi nkuko n'ubundi ijambo ry'Imana ribitubwira, dusaba Imana imbabazi kugira ngo dukunde tugire amahoro yo mu mutima, kuko n'ubundi ni Imana itubabarira. Na Dawidi yarabivuze muri Zaburi 69 umurongo wa 6, aravuga ngo rega Mana ni wowe uzi ubupfu bwanjye, kandi ibicumuro byanjye ntubihisha. Bivuga ngo ni Imana yabibwiraga, kuko n'ubundi asanzwe azi neza ko ariyo yamubabarira. Aha, Yeremiya we yarabivuze muri Yeremiya ibice 31 ku murongo wa 19, avuga ngo namaze guhindurwa ndihana, ngo kandi maze kwigishwa nicyo cyatumye nikubita ku matako. Kwikubita ku matako ni nko kuvuga ni ukwicuza gutuma umuntu ababazwa n'icyaha yakoze, none ibyo bikamusunikira kugisabira imbabazi. Kuko burya
niyo tuvuga kwihana nakubwa ko gufitemo uduce nakwita nka tubiri cyangwa se dutatu. Ubundi iyo umuntu ajya kwihana, icya mbere kibanza ni ukwicuza. Ni ukuvuga ngo umuntu abanza kubabazwa n'icyaha cyangwa n'ibyaha yakoze. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu atari yababazwa nabyo, ngo yumve ko yahemutse, mwumve ko yahemukiye Imana, nk'uko wenda tuza kubibona mu rugero tugiye gutanga, igihe cyose bitabaye bityo nta kwihana kuba kurimo. Kuba no kuvuga ku rurimi gusa, ariko mu yandi magambo nta kwihana kuba kurimo, kuko n'ubundi ejo urongera ukabikora. Ariko iyo umuntu yihanye bya nyabyo akabanza kubabazwa n'icyo cyaha yakoze, ni ukuvuga ngo afata ingamba zo kutazongera kugikora ukundi. Ubwo nibwo umuntu aba yihanye. Ariko iyo utihannye, iyo utabanje kwicuza ngo ubanze ubabazwe n'icyo cyaha wakoze, aba ari nacyo kigusunikira kucyatura, ntabwo uba burya uba wihanye. Noneho reka dufatire urugero ku mwami Dawidi. Iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli, wenda ugahera ku gice cya 11 ariko ugakomeza ukagera mu gice cya 12, hatwereka uburyo Abayisiraheli barimo barwana n'Abamoni niba atari Abamowabu. Hanyuma umugaba w'ingabo yari kumwe n'ingabo ku rugamba, ariko ngo umwami Dawidi we yari yisigariye i Yerusalemu. Ijambo rikatubwira ngo mu mugoroba ubwo yari yibambuye, ngo yaragiye atangira gutembera, ari kurambura amaguru, ari hejuru y'inkiki. Hanyuma ngo ageze imbere gato, ngo yaje kubona arebye mu imbere mo muri Yerusalemu, ngo aza kubona umugore urimo kwihezura, kandi yari umugore wa Uriya. Arangije aragaruka arabaza ngo umugore nsanze yihezura hariya ni uwande? Abahamenye baramubwira ngo uwo ni umugore wa Uriya w'umuheti uri ku rugamba. Noneho Dawidi atuma ko bajya kumumuhamagarira. Wa mugore aje, kuko ngo yari yamaze kwitunganya, bararyamana. Kandi mu kuryamana kwabo Dawidi yamuhise amutera inda, ariko ntiyamenya ko yamuteye inda. Hanyuma nyuma y'igihe gito, wa mugore Batisheba yaje kumutuma, aramubwira ati rega kirya gihe ibyo twakoze byavuyemo urubuto, ndatwite, narasabye. Noneho Dawidi yumva ko ibyo bintu ari icyaha yakoze, kandi abona ko bitazamugwa amahoro. Noneho ngo yigiriye inama zo gutumaho Uriya ku rugamba, ngo aze amubaza amakuru yo ku rugamba, narangiza amwohereza iwe mu rugo. Birumvikana ko yashakaga ko Uriya naza akajya kuri ari we, igihe umugore bazabyarira iyo nda izamwitirirwa, kandi mu by'ukuri atari. Ariko ibi bintu byababaje Imana. Noneho umwami Dawidi n'ubundi yatumyeho Uriya nk'uko yabishakaga, araza baraganira. Nyuma yo kuganira ngo bicarana ku meza bararya, yewe barananywa. Arangije aramubwira ngo ngaho utaha ujye mu rugo. Uriya aramuhakanira aramubwira ngo Imana ibimpore ndetse bikabije, ntabwo nasigaye waba ku rugamba ahanganye ngo ngewe njye kwinezeza mu rugo rwanjye. Noneho Dawidi abonye ko Uriya atabyemeye, yigira inama yo kumusindisha. Amusindishije n'ubundi Uriya mu gutaha ntabwo yagiye iwe, ngo ahubwo yararanye n'ingabo ku karubanda, za ngabo zirinda umwami. Umwami mu gitondo abyutse abaje aho Uriya yaraye, abandi baramubwira bati twararanya. Ngo arongera arabigerageza bwa kabiri, barasangira, aranamusindisha, ariko n'ubundi biba kwa kundi. Uriya ntiyatangwa agiwe, n'ubundi arana n'izindi ngabo ku karubanda. Noneho Dawidi amaze kubona ko umutego yateze Uriya wanze gufata, wa mutego wanze gufata, ngo noneho yafashe urwandiko ararwandika, yandikira umugaba w'ingabo Yowabu, arandika aramubwira ngo ukimara kubona uru rwandiko uhagurutse urugamba, kandi aho uza kubona bikomeye aba ariho wohereza Uriya, kuko nshaka kwapfa. Kandi urwo rwandiko w'inzandiko bazihomeshaga ubishishe ku buryo atashobora gutinyuka kurufungura, ni nawe ubwe warujyanye arushyira umugaba w'ingabo. Imana yambika ingabo abo barwanaga, bituma babanesha. Ngo icyo gihe ingabo za Isirayeli
zipfa ari nyinshi. Iyo waba amaze kubona ko ingabo zigiye kumushyiraho, arazibwira ngo ngaho nimusubire inyuma. Abari basigaye basubira inyuma. Byari ngombwa rero ko atuma ku mwami kugira ngo amumenyeshe amakuru. Noneho ubundi mu Kinyarwanda babyita ngo ni ukuvuga amacumu. Afata imwe mu ngabo ayituma ku mwami Dawidi, aramubwira ati genda umubwire amakuru ko byagenze. Ati nubona, ariko aramubwira ati nubona umwami uburakari butangiye kumuzabiranya, ngo uhere kumubwira ngo rega mwami nyagasani, wa mugaragu we wakundaga cyane Uriya w'umuheti nawe yaguye ku rugamba. Impamvu yamubwiye ati nuko nawe yarazi ko iyi nkuru iri bushimishe umwami Dawidi. Hanyuma ujya kuvuga amacumu aragenda, ageze ku mwami Dawidi amubwira nyine amakuru yo ku rugamba. Dawidi atangiye kuzabiranwa n'uburakari impamvu baneshejwe. Arangira amubwira ati rega mwami nyagasani, Uriya w'umuheti wa mugaragu we wakundaga cyane nawe yaguye ku rugamba. Ngo Dawidi noneho abona kwiruhutsa, ariko avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo uwicisha inkota nawe azicishwa indi. Ntabwo byatinze nibwo Imana yaje kumutumaho umuhanuzi Natani, kuko no mu twamagambo rabivuga ravuga ngo icyaha cya Dawidi ni mu gitabo cya kabiri cya Samweli, noneho ku bice 12. Hanyuma Natani yagezeyo. Natani umwami Dawidi amubonye aramubaza ati se ni amahoro? Undi aramubwira ati ni amahoro. Hanyuma baricara barimo baganira. Natani yakoresheje umugani, aramubwira ati rega mwami nyagasani, hari umudugudu umwe harimo umuntu w'umukire, hakabamo n'umukene. Umukene yari afite agatama k'akagazi, yagafumbataga mu gituza cye, bagasangira utwo kurya twe. Ati hanyuma wamutunzi cyangwa se wamukire ngo abonye abashyitsi, umubinu wakwenda mu mikumbi ye, ngo ariko aragenda afata agatama k'akagazi ka wamukene, aba ariko azimanira abashyitsi be. Hanyuma Dawidi ngo aravuga ngo ibyo se byaba muri Isirayeli, ngo uwakoze ibyo akwiriye gupfa, ngo ariko mbere yo gupfa akabanza akisura ko gatama inshuro enye. Noneho Natani kuko yari amaze kubona ko amaze noneho kugera ku ntego kandi amaze gufata umutima w'umwami Dawidi, nibwo yamubwiye ati rega mwami, nta wundi ubwirwa, ni wowe ubwirwa. Uwiteka yambwiye ngo ko wari umushumba w'intama, akagukura muri zo akakugira umwami w'ubwoko bwe, ibyari ibya Sawuli akabiguha, ngo kandi iyo uza kubona bibaye bike ko ari kumubwira akaguha n'ibindi, ngo ariko ni iki cyatumye wicisha Uriya kugira ngo ukunde umutware umugore we Batsheba? Dawidi yumvise ko ari we ubwirwa, yikubise hasi ararira araboroga, ndetse kugeza naho yinginga umuhanuzi Natani ngo amuherekeze ajye kumusabira Imana imbabazi barimo gutamba ibitambo. Ko yaravuga ati nkojeje Imana isoni muri Isirayeli, ibi bizumvikana bite? Bivuga ngo mu kuvuga ayo magambo yari irimo kwicuza icyo yakoze. Uko kwicuza rero niko kwatumye asaba Natani ngo amuherekeze bajye gutamba ibitambo, asaba Imana imbabazi. Kandi koko Natani yaje kwemera, baragenda batamba ibitambo. Imana ibwira Natani ngo mubwire ko gupfa atagipfuye, kuko ubwe yari yarwiciriye. Aravuga ngo gupfa ko ntugipfuye, ariko inkota ntizava mu rugo rwawe. Bivuga ngo ya nkota yatuye yari igiye noneho kubarwa mu rugo rwe. Nubwo yego atari yo ntego ndiho, ariko burya murabizi na Yesu yavugaga ko ari mwene Dawidi, ari wo mu gishitsi cya Dawidi. Burya mwibuke Yesu bamushyira ku musaraba, nawe yatewe inkota. Iyo tubikurikiranye mu mateka, wenda nsubiye inyuma gato kuri Dawidi, muribuka ko afite umuhungu witwa Amunoni wafashe ku ngufu mushiki we Tamari. Ariko musaza we bavaga indimwe Abusalomu abimenye, ibyo biramubabaza, ndetse agira ko gahinda akabika mu mutima. Igihe kimwe aza kuzasaba se Dawidi ngo nareke Amunoni amuherekeze bajye mu matungo iyo ari ku gasozi ngo barebe uko barimo kuyakemura ubwoya bw'intama. Dawidi yabanje kubyangaho, ariko bigeze nyuma arabyemera. Ariko nta kindi Abusalomu yashaka gukora, kwari ukugira ngo ahore mushiki we
wafashwe ku ngufu na mwene se ngo bagezeyo, sintekereza ko banageze no muri ya matungo bari bagiye kureba ngo yahise amutera inkota. Uwo barapfuye, ya nkota Imana yamubwiye ngo ntizava mu rugo rwe. Hanyuma nanone Abusalomo, mwibuke ko nababwiye ko yigeze amaze kumenya ko ubwami buzahabwa Salomo wabyawe na Batisheba, arigumura ndetse agumura na zimwe mu ngabo, ashatse gukorera se kudeta. Ingabo ze za Dawidi n'iza Abusalomo zirahangana, ariko iza Dawidi ziranesha. Hanyuma ngo Abusalomo n'ifarashi yari imuhetse, ngo kubera guhunga yarahunze ndetse igera naho yinjira mu ishyamba, ngo baza gukubitana n'igiti cyari cyaraguye ariko gifite amashami abiri. Noneho Abusalomo aza gufatwa muri ayo mashami, asigara anagana, icyari kimuhetse cyo gica munsi ya mashami kiriruka. Hanyuma uko yasigaye anagana muri cya giti, n'ingabo zari zimukurikiye, uwamugezeho asanze anagana mu giti, ngo yasubiye inyuma ajya kubwira umugaba w'ingabo ari we Uriya, aramubwira ati nsanze mwene databuja anagana mu giti. Atese ntabwo wamwishe? Undi ati natinyuka kurambirira ukuboko kuri mwene databuja. Aramubwira ati noneho genda unyereka aho ari. Asanze aho Abusalomo anagana mu giti, nawe amutera inkota. Ariyo mpamvu nababwiye nkuko Yesu yakundaga kwiyita ngo ni mwene Dawidi, burya ari ku musaraba, rirya cumu bamuteye ni nko kugaragaza mu buryo bw'umubiri, ni ukugaragaza ya nkota Imana yari yarabwiye Dawidi ko itazava mu rugo rwe, niyo yageze kuri Kristo Yesu. Ariko icyo twari mu kwihana, bivuga ngo kubera ko tudahora umunsi ku munsi dutunganye, kubera ko hari aho tugira tugacumura, yaba mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi, kuko turavuga tugacumura, twatekereza tugacumura, yewe twanakora tugacumura. Ariko ibyiza nuko muri ubu buzima umuntu akwiriye kumenya ngo n'igihe yagiye kure y'Imana, nibyo tubaho dushaka guharana kugira ngo tube muri bwa buzima butunganye, ariko hari naho duteshuka. Ariko iyo duteshutse kugira ngo duheshe Imana icyubahiro, niyo ya gome nababwiye ngo irahindukira, ya karamu y'ubwayo irahindukira, ibyo yanditse nabi ikabisiba. Bivuga ngo nta kindi cyatuma duhesha Imana icyubahiro, nuko niyo twagiye kure yayo turahindukira tukayisaba imbabazi. Kansoreze kuri aka kantu ngo umuntu umwe yagiye gusaba akazi, hanyuma ageze aho ari busaba akazi yerekana nyine ibyangombwa byose, atangira no kwivuga ibigwi. Ariko uwari butanga akazi aramubwira ati ibi byose urimo werekana twebwe hano sibyo tureba, icyo tureba crayon na gome. Bishaka kuvuga ngo ni kwa kuntu iyo umuntu yanditse bitari byo, ubwo arahindukira akisubiramo agasiba. Kwa gusiba no gusaba Imana imbabazi, kandi iyo ubu buzima tububayemo bwo kumenya ko tudahora dutunganye, aho twagiye kure, iyo dusabye imbabazi Imana nayo ubwayo ibangukira kutubabarira. Ngubwo uburyo bwa gatatu cyangwa se ihame rya gatatu kuri iyi karamu, kugira ngo ikundi nezeze uwayishizeho cyangwa se uwayiremye cyangwa se uwayikoze, nuko ihame rya gatatu ari uko aho yanditse nabi y'ubwayo ihindukira cyangwa se yisubiramo, noneho igasiba. Niko natwe ubwacu dukwiriye kubaho mu buzima buzirikana kandi bumenye neza yuko igihe cyose twagiye kure y'Imana cyangwa igihe cyose twacumuye, dukwiriye gusaba Imana imbabazi. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Tuzasubira ubutaha. Mu gusoza reka dusenga Imana. Data, turacyakomeza kugushima no kuguhimbaza. Tuzi neza ko turi ku ntego ivuga ngo waturemeye kuguhesha icyubahiro. Hamwe nuko turimo tugenda dusobanurirwa iri jambo ry'Imana, udufashe kandi udushoboze kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa no kumenya neza uburyo azaguhesha icyubahiro, kugira ngo igihe wamuhaye kumera kuri iyi si nawe ubwo azazirikane ko nta kindi akwiriye gukora, igihe cyose akwiriye kukimara aguhesha icyubahiro, yaba mu byo avuga, yaba mu byo akora, yaba mu byo areba, yaba mu byo atekereza. Kandi tukanagusaba kugira ngo twambike imbaraga zitubashisha kugira ngo no mu gihe twagiye kure yawe
tujye tubasha kwihana nk'uko bikwiriye, atari ukubivuga ku rurimi gusa bidaturutse ku mutima, ahubwo umuntu ajya abasha kurandura kugira ngo ya mbuto y'icyaha ivemo, nimara kuvamo nta n'ibimenyetso bizongera kugaragara hanze. Hamwe n'ubufasha bwawe no kuyoborwa n'umwuka wawe wera, ujye udushoboza kandi ujye udushyigikira. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twirigiye kubikoze. Amen.